Abantu benshi iyo bumvishe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batekereza ko iki gihugu ari paradizo. Twifashe igitabo cyitwa Far Away from My Roots, reka turebe ukuri kwabyo. Tubaye ikaze. Ivania Inyange yasohoye igitabo yise Far Away from My Roots, agenekereza mu buryo bw'ikinyarwanda gisobanuye kure cyane yakavukire yanjye. Kivuga uburyo akiri mu Rwanda ngo yibwiraga ko Amerika ari igihugu umuntu yabonamo byihuse ibyo akeneye byose. Mbese muri make yibwiraga ko ari paradizo. Aha yari amaze kubona impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza Bachelors mu buvuzi bw'imitekerereze Clinical Psychology, ariko ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ataramenya neza ururimi rw'Icyongereza. Inyange avuga ko yatsindiye visa yo kujya muri Amerika ndetse abona n'uburyo bumwohereza kujyayo. Yakirwa n'inshuti ye yo mu muryango yari ituye muri leta ya Ohio ahitwa Akron. Nyuma yaje kuva muri Akron ajya muri Columbus muri iyo leta, nyuma zo no kwimukira ahitwa Loma Linda muri leta ya California aho yamaze umwaka yiga. Hanyuma ajya muri leta ya Los Angeles. Avuga ko aho yabanje hose yahahuriye n'ubuzima butamworoheye cyane bw'imbeho atari yarigeze yumva mu Rwanda, hiyongera no kutabona umugaragariza urukundo. Inyange avuga ko yahuye n'imico itandukanye n'iyiwabo mu Rwanda, agira ubuzima bwo kubaho wenyine, ahura n'ivangura rivanze no kunenwa mu gihugu cy'amahanga kiri kure cyane y'aho akomoka. Avuga ko mu mihanda ya Los Angeles yahuraga n'abantu bamutuka bakamuzamura urutoki rwa musumba zose, mbese buri munsi ngo wagiraga ibyawo bishya. Inyange yakomeje yungana igitabo yanditse agira ati, najyaga numva bavuga ngo igihe ni amafaranga, ariko nageze hano muri Amerika ndabyibonera. Hari aho natsindiye akazi hasigaye kubazwa mu magambo, nyererwaho umunota umwe gusa nsanga bagahaye undi. Muri icyo gitabo kandi Inyange agaragaza umuco yahasanze, aho umusore amenya n'umukobwa uwo munsi akiyemeza bagahita babana nk'umugabo n'umugore bataziranye, nta bukwe bubaye, nta n'uwo bimenyesheje. Inyange yibwiraga ko icyo gihugu kitabamo guhutazwa ndetse ko hari amahirwe menshi azahita amugeraho ako kanya. Ariko bitwara igihe kinini bitewe n'uko umuntu yabaza ubushabitsi, asobanukiwe n'imyuga myinshi ndetse azi neza Icyongereza. Ntabwo ahakana ko muri Amerika ari amahirwe, ariko ngo bisaba kugenda umuntu yacanye ku maso. Agira ati, ntekereza ko benshi batarahagera bibwira ko Amerika nk'uko nayibwiraga. Nk'urugero, nari narabwiwe ko ari ahantu huzuye amahirwe, ariko nawe wigeze ambwira uburyo ayo mahirwe nayageraho. Yagize ati, bakubwira ko uzabona akazi, ariko ntibakubwira uburyo bigoye kukabona ku nshuro ya mbere ukihagera. Ibaze nawe uko wabigenza utazi Icyongereza, n'akazi ukeneye nta kintu na kimwe usobanukiwe kijyanye nako. Mu gusobanukirwa neza iki gihugu, reka turebe umunyamerika w'impuguke mu by'ubucuruzi no kwihangira imirimo ukorera muri Uganda, Bwana Mike Davis, icyo avuga ku gihugu cye nk'igihugu afite ubwenegihugu bwacyo. Mu butumwa burebure yanze kuri Twitter, Mike Davis aravuga ko ubwe asanga abantu baba bifuza kujya kwibera muri Amerika ngo hari ibintu byinshi baba batazi, ariyo mpamvu yiyemeje kugira ibyo asobanura nk'umuturage w'icyo gihugu kandi ukizi neza mu mizi. Mu butumwa bwe kuri Twitter, Mike Davis aterura agira ati, kuba umunyamerika mbere na mbere bivuze ko hari ibyo igihugu cyawe kikugomba kugukorera, ni ukuvuga wowe, umugore wawe n'abana bawe, ariko nawe hari ibyo ugomba kugikorera kandi bikomeye. Ku myaka 18 abana bawe b'abahungu basabwa kwitabira ibikorwa byihariye bifitiye inyungu igihugu. Urugero nko kujya mu gisirikare bakoherezwaho rukomeye. Mbese iyo utararenza imyaka 25 utegetswe kwiyandikisha mu gisirikare. Abakobwa nabo ibi biri hafi. Ugomba kwishyura imisoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka kugeza igihe uzapfira. Abana bawe nabo basabwa kubyubahiriza igihe bamaze kuzuza ibisabwa, kandi bakabikora iteka ryose aho baba bari hose ku isi. Bapfa kuba bafite ubwenegihugu bwa USA.
Iyo abana bagiye kugurisha imitungo yawe utakiriho, bagomba kuyimenyekanisha nk'inyungu ziyongereyeho ku byo batunze kandi bagasobanura ibyo ari byo. Ikindi kandi niba ufite konti ubitsamo ziri hanze ya USA, utegetswe kuzitangira raporo buri mwaka. Ni raporo izwi nka FPAR, Report of Foreign Bank and Financial Accounts. Iyo utabyubahirije, ibihano birahari kandi biremereye. Ugomba kuzuza imbonerahamwe form izwi nka 8939 FATCA kuri buri gikorwa, igikoresho, konte, ishoramari ufitemo imigabane n'uburenganzira ku micungire yabyo. Igihe utabyubahirije, ibihano birahari kandi biremereye. Ibikorwa na serivisi muri USA birahenze. Abarera abana, abakozi bo mu rugo, abashoferi, abita ku bantu ntabwo babona icyo bahemba. Amafunguro nyayo nayo ubwayo abona umugabo agasiba undi. Ntibigutangaze nimubwira ko ifunguro ry'ibanze ridahenze muri USA rigura hagati y'amadolari 20 na 25 ku muntu umwe. Ariko wifuza n'ifunguro rihendutse iryo muri USA bita ingirwafunguro, naryo rirahari kandi igihe cyose ku mafaranga 1000, aha ni $1 kuri resitora yo muri MC Donalds. Mike Davis akomeza avuga ati serivisi z'ubuvuzi zo n'urwinya muri USA. Ni ukuri pe, yego zifite ubuziranenge buri hejuru, ariko kubwigondera ni nko kurota ku manywa. Urugero, hari ubuvuzi bwayo buzwi nka ultrasound. Kubuhabwa mu gihe cy'amezi 3 kugera kuri 4 bigusaba kwishyura amadolari 380. Aya nasaga 370 by'amafaranga y'u Rwanda. Kugura inzu byo birahendutse mu bice byinshi bya USA, uvanyemo imijyi ihagazeho nka San Francisco na New York. Nabwo igihe ufite ikikwinjiriza agatubutse kandi ufite n'akazi katajegajega. Kugura imodoka nabyo ni kimwe, ufite akazi wizeye warizigamiye. Inzu n'imodoka byose ikibazo. Kubona inguzanyo biroroshye kandi urebye ntabwo bihenze. Amakarita ya Credit Bank aguhesha inguzanyo y'inyungu ya 20 APR, mu gihe ideni rya banki ritangirwa ingwate ryo riri ku nyungu ya 4.8%. Ahangaha hari mu mwaka wa 2021 avuga iby'inyungu. Mike Davis ariko ngo hari ibintu bimubabaza ajya abona hirya no hino ku isi biba ku banyamerika. Aragira ati iyo uri umunyamerika ntuhwema guhura n'abantu bakubaza ubutitsa niba ufite abantu muziranye muri ambasade, ariko byibuze tuzi ko akazi kaho kagakorwa. Hari n'abakubaza niba wabafasha kubona visa cyangwa kubona ubwenegihugu. Ngibi bahura nabyo buri cyumweru inshuro nyinshi, ko byibuze 2 mu cyumweru. Mu by'ukuri ngababazwa no guhora hatwa ibibazo n'abantu hirya no hino kurebana na politike n'ibikorwa bya USA. Ngaba bamubaza iby'intambara yo muri Afghanistan, ibya Donald Trump, kujya no kuri politike y'imihindagurikire y'ikirere. Yagize ati abantu benshi bibwira ko nkomoka mu bahirwe kandi ko ndi umunyamerika. Yagize ati oya, mama wanjye yari umushoferi wa bisi mu gihe data yari umukozi usanzwe mu ruganda ushinzwe kwakira ibyinjira, kubibika, gutunganya ibisohoka no kugenzura ububiko. Yavuze ko ikindi kimubabaza ari uko ahantu hose agiye baba bashaka kumushyuza amafaranga menshi ku gicuruzwa cyangwa se serivisi runaka bakeneye bitewe n'uko ari umunyamerika. Ngiba ariko ntabwo bimuca intege, twaranira guciririkanya nk'abandi byamunanira akigendera. Davis yavuze icyiza cyo muri Amerika ni uko ibikorwa byinshi biboneka amasaha 24 kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, cyane cyane mu mazu y'ubucuruzi manini. Ngibi nabyo arabikumbura cyane, kuva mu rugo saa 9 za mu gitondo igihe nta bitotsi afite akajya guhaha ibyo akeneye kandi akabibona. Mike Davis yagize icyo avuga ku bugizi bwa nabi bwabaye karande muri USA. Agira ati
ubugizi bwa nabi burahari muri USA. Reka dufate urugero rwa Chicago. Muri Nyakanga umwaka wa 2021 hishwe abantu 105 barashwe, 517 bakomerekejwe no kuraswa. Abishwe bose muri rusange ni 110. Mu mujyi wa Chicago buri minota 2 haba harashwe umuntu umwe. Chicago ituwe n'abantu 2,200,700 z'abaturage, mu gihe Kampala ituwe n'abantu 1,500,000. Mu kwanzura ubutumwa bwe kuri Twitter, agerageza kwereka abatuye isi ko kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari ukuba muri paradizo. Mike Davis aratanga ubundi butumwa ariko noneho asa n'uwirengera nk'uko abyivugira agira ati Amerika none ariko ikunda imanza. Mike akongera ati Amerika ni igihugu cyiza gifite abaturage beza. Nubanira abaturanyi bawe neza, mugafatanya kubaka ubumwe aho mutuye kandi ukabigiramo uruhare, Amerika rwose ishobora kukubera icumbi ryiza aho abaturanyi bawe bahinduka umuryango wawe kandi mugafatanya muri byose. Turabashimiye mwese mwadukurikiye, kora subscribe, ujye hasi muri comment dusangize igitekerezo cyawe. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.